ubuzima bwanjye nabayemo nabyaye mfite imyaka 14 mfashwe ku ngufu. Mbyaye mfite imyaka 14 wamfashe ku ngufu ambana iwacu anzane nangaye Kigali. Anzanye i Kigali ntago nari ntarisobanukirwa, ntabwo nge nari mfite bwo kumenya iterambere ry'umudamu rigeze. Nabayeho mu bihe bibi, mbaho nkandamizwa, mbaho nkubitwa, abana banjye barenganywa cyane. Ariko ubu aho ngeze nanjye narisobanukiwe, narebye inyuma mbona nanjye mfite uburenganzira. Turagira ngo tubifurize umunsi mwiza mpuzamahanga w'umwari n'umutegarugori cyangwa umwari n'umugore. Intego y'uyu mwaka umuryango mpuzamahanga wita ku bagore uba waradushyiriyeho, ndetse na minisiteri yacu ishinzwe abagore ikawudushyiriraho, ni ukuvuga ngo ni ukwiteza imbere tukiyubaka tukaba dushyitse rwose. Nta muntu uteza undi imbere. Ushaka kubwira Meddy uti ukamuha ukuboko wamukurura ntahaguruke, ntago wamuterura, ariko ushobora kumuha akaboko ugasanga nawe yashakaga guhaguruka ngo aze mufatanye urugendo rw'iterambere aho ngaho hane hose. Icyo gihe kugendana biroroshye. Tuba tugira ngo twiyibukiranye iby'urwo rugendo, hanyuma niturangiza dukomeze. Mwaramutse, umunsi mwiza. Imana ishimwe ko uyu mwaka nawo munsi tugeze igihe cyo kuwizihiza. Ni urukundo rwayo, ni ubuntu bwayo, turabishimira. Nitwa Mukantabana Immaculée, ubwo mu buryo bw'amategeko mpagarariye umuryango. Bamwe yenda niyo ntibabona, niyo tukibonana, ngiye nta nubwo mbaza amazina, yabavugaga amazina. Niyo mpamvu y'umuyobozi nyine mwiza amenya n'abayobora. Hanyuma ubwo nitwongera guhura ubwo tuzamenyana kurushaho. Murakoze. Hanyuma reka nakire Pasiteri Tereza, we muramwibuka? Ni bande bamubonye ari ubwa mbere? Ubwo ni abaje bwa mbere. Muraho neza? Umunsi mwiza. Ko mukonje se ntanakenyeye kujya mu mone ko nabihaye urundi rwego, ariko murakonje mwanakererewe. Niko nagira ngo dukanguke twumve ko uyu munsi ari umugisha twagire kongera guhura. Sibyo? Twari ku mwaka ushize ku munsi nk'uyu nguyu dukora icyo twita guserebra, kwishimira umunsi w'umugore. Uyu mwaka rero navuze ngo nanone ntabwo nareka kuza, reka nze ndebe ko byabyishimo bifite, ya ntambwe twateye, bimwe twaganiriye ko ari aho mwageze. Sibyo? Kandi koko bitandukanira rwose, mwabaye abagore b'ikitegererezo. Birimo biraza neza. Yego, turagira umwanya rero kuza kuganira, ariko ndishimye kuba nongeye kugaruka. Najanga n'ubundi mpagariye turi timu yavuye muri ya muryango, ni urugaga rw'abagore b'abapasitori cyangwa se bize icyo twita iyobokamana. Kari umuryango rero maze imyaka igera kuri 4 ukora ku by'ubuzima bw'imyororokere, wita ku muryango cyane cyane abagore, kugira ngo turebe ko haboneka ubwuzuzanye n'uburinganire, cyane ku bagore bagiye bakorerwa ihohoterwa, ariko n'abana b'abakobwa, kugira ngo umugore ave ahantu ari ashobore kugira aho agera. Twishimiye kongera kuza kubana namwe kugira ngo tuze kuganira, nubwo tutafata umwanya munini cyane wo kujya mu biganiro, ariko natwa tubyine mwabyinnye ubushize mwongere mutubyine, twishime, hanyuma dushime Imana ko turemye turi abagore. Sibyo? Ntukagire n'umunsi n'umwe wicuza kuri umugore, ko kuba umugore kwawe ni ubushake bw'Imana. Kandi kuba warabaye umugore ntabwo Imana byayitunguye kuko itakuremye se kugira umugabo, ariko nuko wabonaga ko bikwiriye kuba umugore. Ukwiye kwishimira ko waremye, ya imiruho duhura nayo, ya ibyiza duhura nabyo, ariko dufite n'ibyiza Imana yashyize muri twebwe. Turanye impano nyinshi, mu ngwane nyinshi duhura z'ubuzima, turera abana nk'abari agakuru bakajya mu nzira bakabakuru,
dukora imiryango ikaba mizima, dufatanya n'Imana kurema ndetse n'igihugu kugira ngo gitere imbere. Rero muri ab'agaciro. Uyu mwaka mu Rwanda turimo turavuga ngo umugore ni uw'agaciro. Mukiyumvemo rero, bwira mugenzi wawe ngo uw'agaciro. Kandi ubyiyumvemo, uw'agaciro gakomeye. Niwivuga niwumve hahandi bya bindi wahuye nabyo, ariko uw'agaciro uko byagenda kose imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko, uw'agaciro. Sibyo? Imana ishimwe cyane ko yaduhaye igihugu cyiza kidukunda. Ubahantu ndabizi imisozi hirya no hino mu masantere menshi abagore na veni wacu barimbye bashananishije kugira ngo dushobore uyu munsi kuwizihiza. Natwe rero twishimye ko uyu munsi nibura abubatsi b'amahoro, abagore bari mu abubatsi b'amahoro bahuye kugira ngo natwe dusangire namwe tuganire ibyiza Imana iduha. Imana ishimwe cyane. Imana ibahe umugisha rero ko mwaje, nubwo mwatinze ariko mwaje. Bari bambwiye kugira ngo nivuge. Nitwa Pastor Tereza Mukamakuza, hanyuma ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango. Twari kumwe na Pasiteri Dr Muke, ntabwo ari inaha mu Rwanda, ariko uyu munsi turi kumwe n'abandi bantu twazanye baturutse muri Sako no mu muryango witwa Make We dukorana. Ngiye kubabereka kugira ngo nabo basuhuze, hanyuma yenda namwe muze kutwibwira mu gice gitandukanye. Nsabe Shadi haguruke. Shadi turabana, ni umukobwa mwiza ukangurira abandi bakobwa kwigira icyizere, kwimenya, kugira agaciro. Mukanya araza gufata iminota nk'icumi abaganirize, ayerekana uruhare rw'umugore n'umukobwa nyine mu kugira agaciro. Akoze cyane kuza. Turabana n'umwe mu rubyiruko tubana, turi kumwe na Alisa ni umupasiteri nawe tubana muri uyu muryango. Yaje nawe kugira ngo tuganire, aza mu mwanya kutuganiriza uburenganzira bw'umugore mu minota mikeya, aza kutuvugisha. Hanyuma turi kumwe na yaje Pamela ntaraza. Pamela ntabwo araza ariko ari mu nzira kuza, bari kuza kubera ko imvura yabanyagiye. Turi kumwe na Dani dukorana. Where is Dani? Uyu mugabo nawe muramwibuka. Mukanya arakomeza kudufasha ibya logistique n'ibindi byose bijyanye, twamwakiriye. Turi kumwe n'indi couple nayo dukunda cyane, bakora ikiganiro cy'umuryango, bafite urubuga bashyiraho ikiganiro cy'umuryango, turakorana ariko bita abana banjye kubera ko narabareze. Elisa na Fortune, muhaguruke namwe musuhuza ababyeyi bari hano, kubera ko bakunda umuryango, bakunda umugore. Akoze cyane kumushimira. Hanyuma rero twaraniganye nubwo aba yanga kubivuga. Muri rino tsinda harimo abakora imirimo itandukanye yo kwiteza imbere, baba abakobwa cyangwa abagore. Abakora imirimo yo kwiteza imbere muhaguruke cyangwa ni mwese. Abangaba ni abateye intambwe zo kwiyubakira muri bya byiciro bine twavugaga. Cya cyiciro kibanza, bafite imirimo bari kurwana nabo nayo ngo batere intambwe, bakemura ibibazo by'imibereho, kandi hari abamaze kugera ku ntambwe ishimishije cyane. Harimo abacuruza, harimo abadoda, harimo aborora, harimo ubanza ari ibyo byiciro bitatu. Abandi nibagiwe ubwo nyine murabyihanganira. Kuvuga ngo rero ni ibyiciro mu rwego rwo kubakira ubushobozi umugore mu iterambere. Ubwo rero ni iryo tsinda ryabo turi kumwe. Umubare munini dufitemo ntago bagize umugisha wo kwiga, abenshi harimo n'abataragize umugisha wo kujya mu ishuri namba. Ni ukuvuga ngo birwanyeho bamenya gusoma no kwandika, cyangwa n'ubu barakirwanaho. Izo ni zimwe mu ngaruka za ryahohoterwa. Ababyeyi bataduhaye urukundo, imiryango itaraduhaye urukundo, abagabo bataduhaye urukundo, kuko no kwiga umuntu ari umugore birashoboka. Kuvuga ngo rero izo ni zimwe mu ntambara turi kurwana nazo, ariko icyiza ikigaragara nuko ibyo byose ntabwo ari inzitizi y'iterambere ry'umugore. Turabona Imana yaremye
turaba agaciro kandi turashoboye. uyu munsi dufite n'abakobwa n'abagore b'abasirikare bacunga umutekano mu nzego zose. Nta kintu na kimwe umuntu uwo ari we wese yakora wowe utagira gute utakora. Hari umudamu umwe yigeze yandika akantu aravuga ngo abadamu, twebwe abadamu tumeze nk'uruziga rufunze, ngo imbere muri twe cyangwa se imbere muri wowe harimo imbaraga zo kurema, zo kurera ndetse no guhindura. Nese urambwira ukuntu umuntu w'umudamu mu nda ye amagufwa yiterateranya mu nda ye akavamo umuntu, urumva utakomeye? Umva biragoye kuvuga nyuma ya Alice kuko ari nkaho byose yabivuze, ariko ndagira icyo nongeraho. Rero Pastor Tereza ambwira ko ndibwigishe ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uruhare abagore twagira mu kurikumira. Naravuze ati biragoye kuko urebye ntabwo ari twe tubitera, sibyo? Nubwo wenda hari uruhare twabigiramo. Rero mbere yuko mabwira uruhare abagore twabigiramo, reka tubanze turebe ikintu cyane kibitera kandi societe itajya yitaho, sibyo? Ikintu gituma niyo uvuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina twese utitekereza ko ari umugore rwohoterwa, sibyo? Nukubera ubutegetsi bw'abagabo, sibyo? Kuva kera baherekera bafite ubwo bushobozi, uburenganzira buruta ubwacu, sibyo? Ayo mashuri twebwe kwiga ubu ngubu nta mahirwe, sibyo? Ntabwo ahubwo uriga wanakiga amashuri cyane akavuga ati rero wowe nta mugabo uzabona, wa mukobwa ndabona nta mugabo uzabona, nugira masters nugire PhD bazagutinya, sibyo? Ariko bo akaba yaravutse azi ko ibyo binagomba kubigira, we akaba yaravutse amubwira ati umva umugabo ntumutware, no ugomba kurinda mushiki wawe, no ugomba kurinda urugo, sibyo? Kandi se uri kumurinda iki? Akenshi uri kumurinda abagabo n'ubundi, sibyo? Rero icyo ni ikibazo. Ari bya bintu Alice yavugaga by'umuco ugenda usanga nawo ushishikariza ihohotera, sibyo? Ukigishwa ko nyine nk'umugore ugomba guceceka, sibyo? Nimba hari ikintu kibaye ukicisha bugufi. Nimba bavuze ati mugenda kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ugasanga nta mugabo bireba, sibyo? Kandi nibo babitera. Cy'Abaroma igice cya 12 umurongo wa 18, niba bishoboka murwanye uruhande mubana amahoro n'abantu bose. Mwumvise? Niba bishoboka murwanye uruhande mubana amahoro n'abantu bose. Hari aho bizakunanira, ariko ku rwawe ruhande gerageza. Hari amahoro rero iterambere riraza. Hari amahoro haza n'ubushake, haza no gufatanya, hakaza no kwigirira icyizere. Iyo wiyemeje uti ibi bintu nzabigeraho, ubigeraho. Kandi iyo ufite amahoro uyaha nabo muri kumwe. Tubigerageze murwanye uruhande mubana amahoro n'abantu bose. Yesu abaho umugisha, munakoze. Kubifuriza umunsi mwiza w'abari n'abategarugori. Nitwa Mukantwari Judith, ndi umumama w'abana 5, ntuye mu kagari ka Nyanza mu mudugudu wa Juru mu murenge wa Gatenga. Ubuzima bwanjye nabayemo, nabyaye mfite imyaka 14, mfashwe ku ngufu. Mbyaye mfite imyaka 14, wamfashe ku ngufu amvana iwacu anzana nangaye Kigali. Anzanye Kigali ntago nari ntarisobanukirwa, nta bwenge nari mfite bwo kumenya iterambere ry'umudamu rigeze. Nabayeho mu bihe bibi, mbaho nkandamizwa, mbaho nkubitwa, abana banjye barenganywa cyane. Ariko ubu aho ngeze nanjye narisobanukiwe, narebye inyuma mbona nanjye mfite uburenganzira. Mfite uburenganzira, niteje imbere, narabyaye mfite abo bana 5, mbere ntaramenya aho mva naho njya. Nabayeho mu mibereho mibi, mbaho mu mibereho mibi n'abana banjye, ariko naje kureba kure cyane, menya iterambere ry'umudamu aho riri kwerekeza. Nanjye niteza imbere, nishakamo imbaraga, abana banjye mfite bariga, mbarira njyenyine. Mu mibereho mibi twagize n'ubuzima bubi, nakoresheje imbaraga zose, nkoresha uko nshoboye, ndiyanga, ndizirika, abana banjye bariga.
nageze muri uyu muryango w'abubatsi b'amahoro nabo batumye nitinyuka mbona ko hari abandi bantu bankunda baramfasha igihe mazemo bamfashije kwishyura umwana wanjye n'ubu mfite icyizere numva mfite imbaraga ko umwana wanjye ari kwitegura gukora ikizamini cya leta numva mfite imbaraga n'icyizere ko uburyo byari bimereye n'umubabaro nagiraga no guhangayika cyane umwana agiye ku ishuri mfite imbaraga cyane mpamanyije n'umutima wanjye ko bazanyishyurira kuko n'ubu ngubu baramwishyurira rero abubatsi b'amahoro ni abantu beza nta wundi muntu wigeze atera intambwe ngo aze kundeba areba ahantu narindi ariko nkigera mu bubatsi b'amahoro baraje batitaye ko ntuye ahantu habi bakora urugendo rurerure baza kunshaka umwana wanjye ku ishuri ntabwo bajya bamara ibyumweru 2 batagiye kumureba baramwishyuriye bamugurira inifomo abubatsi b'amahoro ndabashima cyane mfite ibyiringiro mpamanyije n'umutima wanjye ko banyemereye ko bazakomeza kumwishyurira umunsi mpuzamahanga w'umugore kuri ngewe wambereye ikintu kinini cyane kuko mu myaka y'ububabare narindimo ntago nari nzi ko umugore agira ijambo nabayeho nkandamizwa ndakubitwa ndara hanze sohorwa mu nzu abana banjye bicwa n'inzara ntazi ahantu najya kuvuga gutanga ikirego cyanjye rero nanjye ku myaka uko nagendaga nkura uko imyaka igenda isa ngenda sobanukirwa nditinyuka ngera mu bandi bantu menya ko n'abadamu nabo bagira hajya habaho umunsi wabo ko hari iterambere ry'umudamu nanjye iterambere ry'umudamu ndirimo uyu munsi w'abagore watumye nibohora utuma sabana n'abandi n'uyu munsi ndi kumwe n'abadamu utuma ngomba kwegera ubuyobozi nkabubwira ikibazo cyanjye maze imyaka 13 ndera abana njyenyine mbere ntago nari mbizi nari ndi gukandamizwa n'abana banjye batiga ariko nkimara kumenya ko umudamu nawe afite agaciro hari iterambere ry'umudamu ko ubuyobozi ngomba kugana ubuyobozi bukanyakira nagiyeyo barampumuriza menya kwiyakira mba njyenyine ariko mbikuye ku iterambere ry'umudamu kuko mbere ntago nari nzi ahantu najya kuregera kandi naragiye baranyakira kuri uyu munsi rero w'umugore Sako Rwanda n'abubatsi b'amahoro bafatanyije baradutumiye twahuye batwigishije baraduhugura batwigisha kwigira badukomeje kuko twari tubisanganywe batwigisha kwiteza imbere batwigisha ko tutagomba kurangara tugomba gukora tugakoresha imbaraga batwigisha kubyara tukabyara badushoboye kurera rero uyu munsi watubereye mwiza kuko urumva ko twabonye inyigisho twabonye ibyo kurya twishimye turahura batuganirije uyu munsi watubereye mwiza kuri Sako Rwanda n'abubatsi b'amahoro. Mwiriwe neza nitwa Pastor Mukamakuza Teresa ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango witwa Circle of Concerned African Women Theologian ni urugaga rw'abagore bize theology muri Afurika ariko tuba dufite ishami ry'u Rwanda. Uyu munsi rero umunsi mwiza umunsi twizizaho umunsi w'umugore mpuzamahanga ni umunsi ukomeye kuri Sako kubera ko muri Sako intego yacu ya mbere ni uguharanira uburenganzira bw'umugore kandi no gufasha umugore kwiyumva no kuva mu kwitekereza ko ari umunyantege nkeya hanyuma tukarwanira ko habaho uburinganire bw'abagore n'abagabo cyane ko Imana twese yaturemye mu ishusho yayo ikaduha umugisha ikaduha twese ikaturinganiza. Isi rero na society niyo yagitandukanya abantu ikavuga ko abagore baciye bugufi abagore nta bwenge bafite wenda abagore hari ibyo batagomba gukora igenda ishyiraho ibyo byose twita gender laws cyangwa se ibyo isi yahaye abagore n'abagabo bitandukanye bituma abagore bakandamizwa bagasubizwa inyuma abagore bagahohoterwa mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi rero twebwe turawizihiza cyane turashimira Imana duserebra cyane ubuzima bw'abagore cyane ko igihugu cyacu cyatanze ijambo ku mugore abagore bakigira icyizere bakaba batunze ingo zabo bakaba bafite inshingano zikomeye mu itorero muri societe no mu miryango. Rero uyu munsi twawiziranyije mu buryo bw'umwihariko n'abagore baturuka mu organisation yitwa abubatsi b'amahoro n'abagore baciye bugufi tubivuze gutyo n'abagore bakora imirimo iciriritse n'abagore bahoze bacuruza agataro cyangwa se bacuruzaga mu muhanda ariko uyu munsi bakaba barigize icyizere barateye intambwe bamenya kwizigamira amafaranga make batunze ingo zabo bafite ubuhamya bwinshi bwiza baduhaye y'ukuntu basobanutse kandi bakabamenya kutunga ingo zabo no kuzamura mu buryo bwiza. Twishimye rero
nka sako ndetse ifatanyije n'umuryango wa mekiwe uburyo twasangiye n'abo bagore twasangiye ibyo kurya, twakase keke, twaganiriye, twakoze celebration, bishimye cyane mu buryo butandukanye. Natwe rero twishimiye ko uyu munsi baruhutse, umunsi ntabwo bagiye mu muhanda, baruhutse nabo bitekerezaho, bashimira Imana ko yabaremye ari abagore, bongera gutekereza iterambere ryabo, batekereza uburenganzira bwabo, batekereza gutunga imiryango yabo, kandi bigishanya hagati yabo ko ari ngombwa gushyigikirana kugira ngo imiryango yabo itere imbere. Tubishimiye Imana y'umunsi wagenze neza, kandi twifurije abagore bose gukomeza kugira umunsi mwiza, kugira ukwezi kwiza, kugira ubuzima bwiza, gutera imbere, biba ko Imana ibakunda kimwe n'uko ikunda abagabo. Murakoze.